mu misa gusenga, twava gusenga twagira mu rugo nyogokuru akagenda akazana, yari afite agahaga k'ihene yapfunyikaga mu bitambaro, akakazana n'agacuma karimo urwagwa tugasomaho, twamara gusomaho yagira akatubwira ngo niduciye kuri ka gahanga, akatubwira ngo rero narakomeje Imana iza kumuha ubutumwa bwo kujya muri Kongo, bimbere ibintu bikomeye, nari umwana w'umunyeshuri. Muka data yari yaramuje gusengera mu nzu, ntabwo byari binyureye kuko yarashaka gusenga ndi mu nzu, byarangoraga ngacunga yaryamye, nkabyuka nkaca mu idirishya ya itambira Imana ngaho yitambire iye warinewe itambira Imana. Zaburi ya mbere. Ndagusuje dukurikira kuri Zaburi ya mbere TV, aho uri hirya no hino ku isi, ndakwifuriza amahoro y'Imana. Kuri Zaburi ya mbere TV nk'uko bisanzwe tujya tubagerera ahantu hatandukanye dushaka abamamaza ubwami bw'Imana, abo dufatanyije urugendo rujya mu ijuru. Uyu munsi rero tugiye kwerekeza ahantu muri Kayonza, ni ahantu hatuwe n'umukozi w'Imana mumenyereye, yaduhaye promisi, atwemerera ko azaduha ubuhamya, azadusangiza ubuhamya ku by'uru rugendo rujya mu ijuru. Muramumenyereye, mwamubonye si ubwa mbere mubonye, munyemerere tujyane mu rugendo. Ngiye kubishira amaseko, muraza kumenya ngo ninde. Ya itambira Imana ngaho yitambire iye warinewe itambira Imana iguhamaki tamba tambira Imana ya mpidos ya tamba Dina Bongo haleluya. Yes, uyu munsi kuko bisanzwe ni Daniel mugiye kubana, twabatembereye, twabagereye ahantu ku mukozi w'Imana akari hanze. Hari igihe waba umubonye ari ubwa mbere cyangwa usanzwe umuzi, nkwibutsa ko nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Zaburi ya mbere TV, ndagusaba gukora subscribe, like, share na comment. Twatembereye i Kayonza, muri Kayonza, mu karere ka Kayonza, ahantu bita Nyagahandagaza. Muramubona, abasanzwe bamuzi murabona ko akari hanze, ntabwo twabahinduriye. Aha niwe duhagaze, niho turi, muramubona marakina n'umukobwa we. Yatwakiriye rero, tugiye kumuha ikaze tuganire, adusubukurire, atongera tuvungurireho ku buhamya bwe. Hari abantu benshi bakunze ubuhamya bwe, komenti z'abantu benshi bashaka kumva ubuhamya bwe. Afite ubuhamya, umukozi w'Imana, umuhanuzi. Reka tumuhe ikaze atangire atwibwira, tunakomeze. Yego, murakoze kumpa umwanya ngo nibwire abantu. Abankurikiye ari ubwa mbere n'abo dusanzwe tuziranye abatakibuka amazina yanjye, nitwa Ntirenganya Gilbert, abenshi bazi ku izina ryitwa Akarihanza. Ndi umugabo ndubatse, aha niho ntuye, mfite umugore umwe n'umwana umwe. Mu buzima busanzwe ndashima Imana ko ikindinze ikaba ikimpaye umwuka wo guhumeka. Nibyo nshimira Imana muri iyi minsi. Umurimo w'Imana uragenda, nubwo muri iyi minsi ibihe bisa n'ibyahindutse ku bantu basenga. Muri iyi minsi Satani yagabye intege nke mu bantu basenga, ariko abazi Imana yabo ijambo riramubwira ngo bazakomera. Rero n'ubundi amushikamishijeho umutima, baracyakomeje urugendo, nubwo ari benshi mu gucika intege, ariko abazi Imana yabo nta kizabaca intege, kuko Yesaya yabivuze neza, aravuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe,
ndetse bazanacogora, ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo intege. Rero mu murimo kandi turakomeye. Murakoze rero kumpa uwo mwanya kugira ngo ibyo nasezeranyije abantu mve mideni. Hari benshi nanjye bajya bampamagara bakambwira ngo ubuhamya turabukeneye. Rero uyu ni wo mwanya kugira ngo twongere dutange ubuhamya, tuganire n'abantu bamenye ngo akari hanze aha ni muntu ki, ese abaye hate, yavutse ate, ni uruhe rugendo yanyuzemo akorera Imana, ese niki cyamuteye kwinjira muri uyu murimo wo gukorera Imana. Rero murakoze kumpa umwanya kugira ngo tubiganireho. Mbere ya byose nk'uko bisanzwe mu muco wacu, tubanza gukora ibintu byose tubanje gusenga Imana, tukubaha Imana, tukiragiza ibyo tugiye gukora. Reka rero tubanze dusenga Imana n'ubundi. Data wa twese mwiza, turagushimiye, tugushimiye kuri umwami mwiza, umwami w'amahoro, umurengezi, umucunguzi w'ubugingo bwacu. Tugushimiye ko ngiye kuduha uyu mwanya nyaguhora ku ngoma Imana wo kuganira n'ubwoko bwawe, umwanya mwiza wo gutanga ubuhamya, umwanya mwiza wo kuvuga imirimo n'ibitangazo gukorera. Erega ni byinshi wakoze Kristo, ntago byatuma twiyumanganya. Rero ni ngombwa kugira ngo tubivuge, kuko tuzi neza ko ubuhamya hari benshi bujye gukora ku mutima, hari abakomeretse bajye bashokomorwa ibikomere byabo. Niyo mpamvu mpamagaye Mwuka Wera kugira ngo azashorere ubuhamya, niyo mpamagaye Mwuka Wera ngo azadushyigikire, Mwuka Wera azagira ibyo ahindura, Mwuka Wera azagira ibyo yubaka mu mitima yacu. Dufashe no muri uyu mwanya, kandi uzafashe n'abantu bazumva ubutumwa kugira ngo uzabahindure Kristo, buzabera inkomezi mu rugendo, buzabageze ku munsi uzazira gutwara itorero. Urakoze kubyumvishe kandi ukabubyemeye, ngaho izina ryawe nishyirwe hejuru kandi yagwikiriwe mu izina rya Yesu, amen. Okay, nk'uko bisanzwe rero amazina yanjye ni yandi nayavuze ko wari wacikamwe atadukurikiye, ni Ntirenganya Gilbert akari hanze aha. Ntuye uyu munsi wa none mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba, umurenge ni uwa Gahini, akagari ni aka Kiyenzi, umudugudu mbarizwamo abantu benshi bavuze ku izina rya Nyagahandagaza. Ndi umugabo ndubatse rero, aha nicaye ni iwanjye, mfite umugore umwe n'umwana umwe. Uwo niwe kari hanze aha usenga mu itorero rya ADEPR Nyagahandagaza. Ndi umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru kandi nejejwe nabyo. Nkuko twabisezeranye rero, reka ntangire nsomera ijambo ry'Imana ari hano mu gitabo cya Zaburi ya 118. Ndasoma umurongo waho umwe wa 17. Ni umurongo nkunda cyane kuko ni ijambo ryamfashije mu minsi yo kubaho kwanjye. Nubwo nagiye mpurana byinshi bitandukanye, ariko iri jambo ryaramfashije, niyo ndisomye nsubizwamo intege mu bugingo. Riratubwira ngo sinzapfa ahubwo nzarama, ntekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Ni ijambo ryiza rinyubaka, ngira ngo n'abazankurikira bose rizabubake, kuko ni byinshi Uwiteka yakoze ku buzima bwanjye. Yaba Uwiteka atirabaye hafi yanjye, ahanjye haba haribagiranye. Ariko ijambo riravuze ngo ntabwo nzapfa, ubwo ntazapfa nzarama. Kandi ntakiri gitumye Imana ikindinze, no kugira ngo mbwire abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Natinze rero mu mwanya wacu dufite, ngewe urimo kuganira cyangwa se ngewe akari hanze aha, ndi umusore wavutse mu bana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Mvuka ndi umwana wa 4 kwa mama, ariko kwa data sabo ngabo gusa, kuko inyuma yanjye hari abandi 5. Icyakora hasigayeho 4 kuko wa 5 yaratashye. Navutse mu 1987, mvukira mu cyahoze ari komine Rutobwe, ubu cyabaye umurenge wa Kayumbu mu kagari ka Muyange. Mu gihe nari maze kuvuka, maze iminsi 17, nibwo mama wambyaraga yaje gupfa. Apfa nkiri uruhinja rutazi ubwenge, uruhinja rutarareba rukiri amazi, ariko nshimira Imana kahigejeje ikora ikibashije kundinda, kandi ibyo yakoze mbaye nyibishimiye. Akari hanze aha rero nakuze nkuriye mu muryango w'Abanyagatulika, bamwe b'imbere kwa padiri, b'abarejiyo, b'abanyamutima, b'abakarisomatike. Nderwa na nyogokuru byara mama. Kuva mfite iyo minsi 17 kugeza mu myaka 15 nari nkirerwa na nyogokuru. Nabayeho rero mu buzima butoroshye bwa gipfubyi, ko kuva 94 intambara ibaye, twarahunze duhungutse, papa baramufunga.
9-7 ari niho nshaka kugira ngo ntangire ubuhamya bwanjye cyane kugira ngo abantu bumve iby'Imana yakoze. 9-7 iwacu aho mvuka Igitarama hari umudugudu wa ADEPR bita Nyarurembo, haje kuba igiterane cyari cya paruwase ya Gahogo. Korali Gahogo yari hari n'andi makorali menshi yari yaje kuri uwo mudugudu wa Nyarurembo. Hari haturutse n'umubwiriza butumwa wa hano mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabarondo bamwitaga Bwenge, yari yaje kubwiriza aho ngaho. Nari umwana mutoya w'imyaka 10, nanjye njyana na marume twarutanaga umwaka umwe, tugera natwe tugiye kureba uko abandi baririmba, kuko ibyo gusenga byo ntabwo twari tubizi. Aho rero niho Imana yambonye, aho niho Imana yamfatiye, aho niho natangira urugendo rwo gusenga. Kuko njye umuryango navutsemo nubwo wakundaga gusenga byo mu Gaturika, ariko ari wa muryango ukorera Imana ebyiri. Kuko umuryango mvukamo wo kwa nyogokuru ari ubyara mama, yari wa muryango uterekera, yari wa muryango uraguza, yari wa muryango ukorera Satani, kandi no mu rusengero ukabonekamo. Rero nakuriye muri ubwo ubuzima bumeze gutyo, ntago Imana ijye bwishimira. Igihe kigeze ngeze mu myaka 10, Imana ibona ko ntakwiye kukurira muri ubwo buzima, kuko hari cyabonaga ko nzakuramo cyase hari icyo nzakora nkabasha kuzagira icyo mbwira abantu bari mu mirimo nk'iyo ngiye kugira ngo nabo babashe guhinduka. Mfite iyo myaka 10 rero naje kujya kureba ku giterane nde uko abantu babyina, nde uko abantu baririmba. Korali zimaze kuririmba, marume arambwira ngo twitahire kuko ibyacu birarangiye. Twaratashye tugenda urugendo nk'urw'iminota 10, twari ku igare. Aho ku igare ngicayeho numvisha umuriro nyaka mu mubiri, ntabwo nari nzi ikibiteye cyari cyo, nari umwana mutoya. Ntangira kubira icyokere, ishati n'inambaye y'igitari ratoha. Mbwira marume ndavuga ngo ndahiye, mbwira marume ankira hasi. Amaze kunkira hasi twicara ku muhanda, munsi y'umuhanda mu byatsi byari bihari, abona natutubikanye, amazi arimo aratemba mu mubiri wose. Arambwa subaye iki, ndavuga nanjye ntabwo nzi birimo kumbaho. Twicaye aho ngaho nabonye umugabo udasanzwe, mbona ndeba ikijisho cyane. Arambwira ngo haguruka usubireyo. Mbwira marume ngo ndabona umuntu urimo kumbwira ngo nimpaguruke nsubireyo, ngo nsubire mu giterane. Arambwira ngo ubwo wasaze, ndavuga se uwo muntu untareba wowe uramurebesha yahe maso. Mu gihe nyicaye aho ngaho nabonye afite inkoni ahagaze imbere yanjye, arambwira ngo haguruka usubireyo. Mbwira marume ndavuga ngo ngewe ndahagurutse nsubiyeyo. Arambwira ati ubwo wasaze ngereka nitahire. Yuri igara nsiga aho ngaho, nkimara kuvuga ko nsubiye mu giterane nahise nambara ya shati nakuyemo, bwa bushyuhe cya cyokere numvaga kirashira. Rya jisho ryandebaga nabi ntiryongera, sinongera kuribona. Numva ngize imbaraga, ndahaguruka nsubiraho igiterane cyaberaga. Hari ahantu bitaga ngo ni mu Kaje Vuba. Ndagenda mpageze mu giterane, nta muntu ugize ambwira ngo ngwino upfukamaha. Bari mu baganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kwagura imbago. Ububwiza butumwitaga Bwenge niwe warimo kwigisha. Nisanzira nyine apfukamye mu kibuga. Ndaje kwisanga mpfukamye mu kibuga, nta wiza mpamagarira kuza gukizwa, nta mpamagenga nza nsengere, ahubwo ngewe naragiye nayo sinzi uko napfukamye, nagaruye ubwenge nsanga napfukamye mu kibuga. Umwigisha yarigishije ashoze kubwiriza ijambo yabwirizaga, ahamagara abashaka kwihana barabura. Arangije avuga ngo ndi wacu Kabarondo, Imana yambwiye ko hazakizwa umuntu umwe, ko ariko umuntu umwe nashakaga ndamubonye. Ngikintangaje ni kimwe, ngo nuko nsanze ari umwana. Yaraje arandambika ibiganza aransengera, maze kunsengera ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo ngutangije inzira nziza uzaboneramo amahoro n'umutekano wari waburiye mu muryango. Arambwira ngo kandi ntuzigere uyivamo, Kristo atari yaza gutwara itorero. Ahita akangurira abanyamasengesho avuga ngo uyu muntu mumwiteho kuko afite ibibazo byinshi. Barampagurukije banjyana nkuko bisanzwe abantu bamaze kwihana, bafite uko bajyana bakajya kubaganiriza. Nje nari umwana ntabyo bari kumbwira byinshi. Baranjyanye banshyira ku ruhande, barambaza ngo ese ninde kubwiye kuza gupfukama hariya ngo ukizwe. Ndavuga ngo ntago mbizi, ngewe icyo nabonye ndi mu nzira ngenda, nabonye umugabo ndeba ijisho ribi, arambwira ngo ninze ngarukana mu giterane. Mpageze uko napfukamye ntago mbizi. Abanyamasengesho bazi gusenga icyari cyo bahise babyumva, barambwira ngo uyu munsi ntabwo uri butaye ngo usubire iwanyu, dufite amaterano igitande cy'iminsi 2 turana mu masengesho ku rusengero kuko tugiye kurara dusenga. Twarajyanye ku rusengero turara dusenga, nibwo bwa mbere ngiye kumva ijwi ry'Imana ivuga, kuko mu Gaturika ntabihaba, nta n'ibyo narigize numva mu matwi yanjye. Icyo nari nsanzwe menyereye nuko twajyaga mu misa gusenga, twava gusenga twagira mu rugo
nyogokuru akagenda akazana, yari afite agahanga k'ihene yapfunyikaga mu bitambaro, akazana n'agacuma karimo urwagwa, tugasomaho, twamara gusomaho nagize akatubwira ngo niducire kuri ka gahanga, akatubwira ngo niducire kuri ka gahanga k'ihene, yagize akatubwira amagambo dusubiramo, akayabwira agahanga ngo kazamurindira umuryango, kazabarindira abana babisha, ngo kazabarinde mu majyepfo no mu majyaruguru, akavuga amagambo menshi, amwe nari umwana sinkiyibuka, ariko yavugaga ibintu nk'ibyo ngibyo by'imiterekero, yagize agahanga akongera akakabika. Nubwo ubuzima narakuriyemo ibyo gusenga sinari mbizi ngo numve ko Imana ivuga. Uwo munsi rero nibwo numvise ijwi ry'Imana rivuga, Imana ivugana nanjye ikoresheje umuhanuzi, arambwira ngo inzira nuyikomezamo ukayigendamo neza, nzabana nawe, nzakugirira neza. Aho ngaho nabonye ukuboko kw'Imana, mbona Imana ikora. Bidatinze rero bwarakeye tugaruka mu giterane turagikora kirarangira, numva ni ibintu byiza, numva nishimye ku mutima wanjye ko bwari ubwa mbere bimbayeho, numvaga amahoro ntigize mbona mu mutima. Uwo munsi numvaga nyafite kuko narakuriye mu buzima bwa gipfubyi, nagize imyaka igera muri 12 ntari naseka, n'imivuga abantu barabyumva nk'ibyoroshye, ariko ku buzima bwanjye byari bikomeye kuko nakuze mu buzima bwa gipfubyi. Abandi bana bajyaga gukina sinkine nabo ku ishuri, nahoraga ndi wa mwana wigunze, numvaga ibyanjye ntabyo, nakumva abandi bana bahamagara ba mama wabo nkumva ngize ikibazo, ariko nkabyakira uko nari ntagiye kuba umuntu mukuru. Ariko guheranwa n'agahinda byo byarangoye, iyo ataba Kristo none uyu munsi wa none mba nkifite ako gahinda, ariko nshimira Imana yakankuyeho. Ni ukuri Imana niyo kubaho. Aho ngaho byagiye bigera kwa nyogokuru amenya ko nabaye umusazi, ndagenda ngeze mu rugo nsanga imyenda yanjye ayikusanyije, ngibuka mu marembo imyenda ihita yinjugunyira, arambwira ngo genda usarane nabo basazi bawe, ngo nta mbane ebyiri zibana mu rugo. Nahise mfata urugendo rwo kujya kwa mukadata mu myaka 10, ndagenda ngezeyo, mukadata arambaza ngo iki kigukuye kwa nyogokuru wawe, ndavuga ngo nuko nabaye umurokore. Ngeze kwa mukadata nawe nsanga ni wa muntu wifitiye amahembe, yakuye iwabo. Arambwira ngo nubwo uje muri uru rugo ngo ntabwo wemerewe gusenga Imana yawe, ngo ntuzabisaba gusenga iyo Mana yawe y'abarokore, ngo ujye ugenda uyisengere ku rusengero, ariko ntiwemerewe gusenga hano muri iyi nzu. Ubwo rero baramfashe banjyana mu nzu, banyereka kumba. Twa dufite inzu ifite akumba kameze nka stock gato cyane, nka metero kuri metero, babikagamo ibintu, katagira idirishya. Barangura ngo iki nicyo cyumba cyawe ukwiriye kujyubamo, ahangaha niho uzajya urara, ahangaha niho uzajya ubika ibintu byawe. Hari mu mwijima, ariko ndahaba, nkajya mpasengera Imana, nkajya mpavugira Imana, nkarira, ngasenga, ngahamagara Imana ikaza ikabana nanjye. Natangira urugendo rutanyoroheye ku myaka 10 ntangira gusenga Imana, ariko Imana ikaba hafi yanjye, ikansanga mu nzozi ndyamye, ikanganiriza, nkarota ibyo ndose nkabibwira abantu bakansobanurira. Mwuka w'Imana aba hafi yanjye cyane. Ni urugendo rutanyoroheye rero rwo gusenga, ni urugendo rwavunnye umutima wanjye, ruvuna n'umubiri wanjye, kuko narukubitwemo inkoni nyinshi, narubabariyemo cyane, kuko nateguraga kujya gusenga. Imyenda yanjye ndi bujyane gusenga bakayifata bakayiziringa mu cyondo, mukadata kanteza mukuru wanjye nkurikira akamenaho inzoga, twasenga amasengesho nk'ayo kwiriza iminsi 2, naza akanyima ibyo kurya, akanjyana mu murima guhinga ndi umwana mutoya. Mba muri ubwo buzima, ariko najya gusenga Imana ikambwira ngo humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe, ntugacike intege, ninjye waguhamagaye kandi nzabana nawe. Ubwo buzima rero mbubamo guhera kuri 9 muri iyo myaka 10 nari mfite. Ntangira no kwiga igice cyarangoye kugira ngo mbatizwe, kuko hari amahame muri paruwase yacu, sinzi no mu zindi paruwase niba ariko byari bimeze, ko nta muntu wajya gubatizwa atarizura umwuka wera. Nakishwe 9 rero nuzura umwuka wera 9, abo nabwo njya mu mazi ndabatizwa. Imana itangira kunsura cyane, ikanganiriza, ikampa ubutumwa bw'abantu, kwa ko nari umwana simbisobanukirwe. Ariko iza gukoresha umuhanuzi umwe w'umukobwa bitaga Mariya, yari yubaraga amasengesho yacu ku mudugudu. Arambwira ngo biriya wumva, ririya jwi rya wumva ari guhamagara ni ijwi ry'Imana, nuzajya wumva ari guhamagaye ujye uritega amatwi wumva icyo rikubwira, kandi nirikubwira ngo genda ubwire umuntu runaka ibi ngibi ugende bivuge, kuko n'Imana iwe yavuganye nawe. Narota nkagenda nkamubwira, akansobanurira, bwo ari ubutumwa bw'umuntu, nkagenda nkabumuha. Ariko nari umwana ntari nasobanukirwa mu myaka 12. Ngize imyaka 13 rero nibwo nabonye Imana ikorana nanjye, ari nabwo niswa kari hanze aha, ngira ngo abantu bamenye izina kari hanze ryavuye. Nubwo hari benshi
nsigaye numva bitwaye amazina bagiye bamamagara bakambwira ngo izina gakari hanze aha ngo twararikunze ngo natwe twitwa iryo zina ariko ntago baza amateka yaryo ntibazi naho ryavuye ariko njye urimo kubivuga ninjye uzi iryo zina aho ryavuye ninjye nzi n'iryo zina Imana icyo yarinyitiye kuko yambwiye ngo izasohoza kari hanze aha ngo izanyigisha kari hanze aha kariko kandi nzakamenya nkamenyeshe n'abantu. Ngeze mu myaka 13 rero nasengeraga handi Nyarurembo kuri ADPR ndirimba muri korali y'abana muri Tugani Siyoni nari dirija wayo nakundaga kuririmba kandi n'ubu ndacyabikunda kuko Imana ije bimfashirizamo kandi numva ari umurimo nkunze kandi nzi neza ko Imana izanshoboza kugumya kuwukora. Aho ngaho rero mfite imyaka 13 naje kuryama mu nzu iwacu kwa mukadata yari yarambuje gusengera mu nzu ntago byari binyureye kuko yarashaka gusenga ndi mu nzu byarangoraga ngacunga yaryamye nkabyuka nkaca mu idirishya harimo giriyaje nkihatamo ngacamo namara gucamo nkagenda nkajya mu rutoki ngasenga namara gusenga nkongera nkagaruka nkaca muri idirishya nkaca muri za giriyaje nkagaruka nkajya mu cyumba nkaryama yari atari yumva nsenga kuko yari yambuje gusenga mu nzu aramwe ngo Imana ebyiri ntabwo zikorana. Ubwo rero ndyamye muri cya cyumba bari barampaye gitoya numva ijwi rimbwira ngo byuka ujye gusenga. Ndabyuka ariko aho ngaho ni namaze kujyana na mushiki wanjye nawe yari yamaze kunyiyungaho nawe yarabaye umurokore tujyana gusenga dufatanyije urugamba rwo gusenga twaza tugakubitirwa hamwe tukabwirirwa akatubabaza mukuru wanjye mukuru akadukubita akaducunaguza ariko tugasenga Imana ikadufasha. Bwira mushiki wanjye ndavuga rero ngiye gusenga ndumijwe imbwa ngo ngiye gusenga aravuga ngo ugende usenge kuko yari umukobwa ntiyari kubasha guca mu idirishya ngende cagamo nkamusiga mu nzu nkajya gusenga. Ndagenda rero nicara ku nsina ndasenga ntangiye gusenga agatotsi karaza agahita kamfata ninjira mu iyerekwa nabonye uwo munsi ryanteye ubwana n'uyu munsi ntabwo ryari mvamo kuko ni iyerekwa rya mbere nagize rikomeye mu buzima bwanjye na n'uyu munsi ngikomeza kubwira abantu ngo Imana yabanye nanjye. Nabonye ihwa ry'igiti bita umuko nta muntu utazihwa ryaraje nk'uko umuntu yarasa umwamba akoresheje umuheto riraza ryinjiye muri rutoki ndibona ndi mwiyerekwa ryinjiye mu rutoki numva ijwi rimbwira ngo rishinguzemo iryo hwa nararifashe ndishingujemo mbona nta mwobo usigaye mu rutoki mbona nta n'amaraso avuye iryajwi ryavugaragana yanjye rirambwira ngo kubonye iryo harije rikinjira mu rutoki warishinguzamo ntagira amaraso ava ngo niko abantu barashinze mu murimo wanjye bagiye kuwushingukamo ngo kandi nta kintu umurimo wanjye uzaba. Nagize ubwoba rero ndahaguruka mpinda imishyitsi sinongeye gusenga mpita nirukanka ndagira njya kuri rya dirishya ndurira nsubira mu nzu mbwira mushiki wanjye bibaye ari mukuru kuko we ni umwana wa kabiri kwa mama kandi ngendo wa kane arambwa ati genda uryame ibyo bintu sinabibonera igisobanuro cyo koze ejo tuzajya kureba Mariya tubimubwire adusobanurire. Njyamye rero muri iryo joro nibwo nongeye kubona wa mugabo wambwiye gusubira handi mu giterane agaruka mu maso yanjye noneho yagarutse yambaye ikanzu nziza yera y'igitare afite inkoni irabagirana mu ntoki ze araza ampagarara imbere arampamagara mu izina nshigukeje nditaba ndebye ndamubura ndongera ndaryama. Ndyamye wa mugabo arongera aragaruka arampamagara ndamwitaba arambwira ngo fata ikayi n'ikaramu wandika ibyo ngiye kukubwira. Uwo munsi nibwo yambwiye andirimbira kari hanze aha ambwira kari hanze aha ndakumva arandepetesha nanjye ndarepeta nsubiramo araririmba ndaririmba ndangije kuririmba arambwira ngo wayifashe ndaba nayifashe ngo wayifashe ndavuga nayifashe arambwira ngo nuko rero ngo genda ngo uhere ku mudugudu iwanyu ngo ubwire abantu ubabwire ko abantu bashinze mu murimo wanjye bagiye kuwushingukamo kandi uzajya usoza kubabwira ibyo ujye uririmba iyo ndirimbo. Amaze kumbwira ibyo ngibyo ndakanguka nkangutse ndagira mbibwira mushiki wanjye harimo se ndimbura yibuka numva ndayibuka ndagira ndayiririmba. Ubwo bukeye twari dufite amasengesho kwa gatandatu ndagenda mbibwira Mariya ku rusengero arambwa tubwo n'ubutumwa kandi burakomeye kuko Imana aguye kuherwanya ku mudugudu ukazenguka paruwasi ukabivuga ukazenguka urembo ukabivuga rero birakomeye ugomba kubivuga. Bwari ubwa mbere ngiye guhagarara mu iteraniro nkavuga Imana
kuko no mu cyumba cy'amasengesho sinajyaga mbasha guhaguruka ngo mvuge. Icyakora cyo 9 turi mu masengesho y'umubatizo nibwo narize mbwira Imana ngo Mana nanjye ndashaka kubatizwa mu mwuka wera, kuko ngiye gusigara nize imyaka 2 ntabatijwe. Mbaza Imana impamvu abandi buzura umwuka wera nge sinkuzure kandi nta numva nari hanye nta byaha mfite. Bari mu baririmba indirimbo yo gusoza amasengesho nibwo nabonye njya mu mwuka, njya mu mwuka nuzura umwuka wera, mvuga indimi, ndahanura. Ubwo nibwo nabonye ko kuvugana n'Imana ari ibintu by'igiciro, ariko nari ntarahagara imbere y'iteraniro ngo mbwirize. Bwarugamira njye wagara imbere y'iteraniro, bwarakera ko cyumweru mu materaniro barambwira ngo uyu munsi niwo uri bubwiriza abantu ukabwira ibyo Imana yagutumye. Byaranguye guhagara imbere y'abantu, narahagaze mpinda imishyitsi, ariko kubera ko Imana yaravuganye nanjye ndabivuga, abanyamwuka baransengera, bansabira imbaraga ku Mana, numva nongeye kuzura izindi imbaraga, baranturisha ngo tuze umutima, kuko winjiye mu rugamba rwo gukorera Imana, ubu nibwo Satani agiye kukurwanya. Narabivuze rero, iwacu ku mudugudu birakomera. Hari umugabo witwa Filipo, yari umuririmbyi, akayantwara ku igare akanjyana ku yindi midugudu, nkagenda nkavuga Imana, ndabivuga, nzenguruka paruwase ndabivuga, ndagenda njya ku rurembo ndabivuga. Twari dufite umushumba, yari umugabo wuzuye umwuka w'Imana, yari umushumba mwiza, ahari Imana ijya imuha umugisha, yitwa Ruganze Fremu, yarayoboye ururembo rwa Gitarama. Nageze ku rurembo yambwiye ijambo rikomeye, arambwira ngo wa mwana we ngo nkubonyemo ikintu gikomeye, arambwira ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru gushyigikire, uyu murimo watangiye ntuzugire uwureka, kuko ari umurimo mwiza, Imana izaguheramo ingororano. Nshoje kubivuga aho ngaho ku rurembo, Imana irambwira ngo genda uruhuke mwana wanjye, warakoze icyo nagambiriye no kugikora ngiye kugikora. Hari ku wa 4 ndataha njya mu rugo iwacu Nyarurembo, ku wa 6 tujya muri repetisiyo. Tugeze muri repetisiyo turepeta turi benshi nkuko byari bisanzwe. Buracya ku cyumweru ndakarabanza gusenga nkuko byari bisanzwe mu materaniro, tuhageze na hasanze abantu 3 bonyine. Wakibaza ngo abandi bari bagiye he? Nyina kari hanze akari kabajyanye, ryaba ryarishinze mu rutoki ryari ryashingutsemo. Ubwo twategereje ko abandi baza ngo dutengeye amateraniro, turababura. Turica turasenga, mwarimu aratuyobora, turi abantu 3 na mwarimu wa 4 nyine wari kutuyobora, aratuyobora. Turimo dusenga, mwuka w'Imana aratubwira ngo ibyo navuganye nawe mwana wanjye ndabishohoje, ngo iki nicyo gihe ngo abantu barashinze umurimo wanjye ngo wawushingukemo. Twari tutamenye ibyabaye rero, twarasenze turataha. Telefone zari nkeya mu bihumbi 2 yari ifitwe n'umuntu wifite, nta kundi twari kumenya makuru. Ubwo bigeze nka saa 8 z'amanywa nibwo mwarimu nagiye kubona mbonaje mu rugo, ambaririza arambwira ngo amenye ibyabaye, arambwira ngo bwa bintu wahanuye byasohoye, arambwira ngo uyu munsi ADPR yacitsemo 2, ngo niyo mpamvu wabonye abantu bataje gusenga, ngo nanjye amakuru maze kuyumva kuri radio. Rero bitangira ubwo ntangira no guhanura gutyo no gusenga no gukorera Imana, ariko urugamba rwo ntirworoha. Nakomeje kuvugira Imana mu bice bitandukanye, iwacu ku mudugudu n'ahandi bantu miye nkajyayo tugasenga no mu byumba bitandukanye mu banyamasengesho. Ubwo natangiriye aho ngo mbo muhanzi, ntangira ndirimba. Yego nubwo indirimbo nyinshi ntangira nzihimbira amakorari akaziririmba, nanjye ntangira kurimba ngiye nyine, bakantumira nkagenda mu giterane nkaririmba, mu makonseri nkaririmba, mu byumba nkaririmba. Numva ni ibintu binejeje, kweza n'uyu munsi ndacyabikora sindabireka, nubwo ntaragira ubushobozi bwo kuba nasohora indirimbo zimwe nziririmba, abandi bakazijyana bakazisohora, ariko ntacyo bintwara, ntabwo bimbuza gukomeza gukorera Imana. Rero narakomeje, Imana iza kumpa ubutumwa bwo kujya muri Kongo, bimbere ibintu bikomeye. Nari umwana w'umunyeshuri, bwari ubuzima butoroshye. Urumva mu myaka 10 n'ingahe itararenga 15, Imana ikubwira ngo jya muri Kongo, nta Giswahili, nta Gifaransa, nta niringara, byari bikomeye. Ubwo rero byahise bintera ubwoba, numva ntangiye kugira ubwoba bwo kubivuga, ntangira kugenda mbikwepa gahoro gahoro, mva ntago najya muri Kongo, nakireba ngewe kari hanze hase umuntu w'umwana, hari abantu bakuru. Oya, ntajya abwira Imana ngo Mana ibi ntago byabaho. Byaje kuntera guhunga rero, mvi Gitarama nzi Kigali. Nari nzi ko Imana ibi Gitarama. Okay, njewe uwo munsi abimbwira nari ntarasobanukirwa ibyari byo, kuko nibyadukoreraga nabonaga ari ibintu bisanzwe, kuko mu bahamya nababwiye ngo yarafite agahanga k'ihene.
kaganga k'ihene iyo twabaga twagiye gusenga cyangwa tuvuye mu yindi mirimo runaka cyangwa mu gitondo tubyutse yaduteranyirizaga hamwe, yagize akazana kagahanga k'ihene, yari afite n'agacuma kabaga karimo inzoga, agasoma kuri ka gacuma agacira kuri ka gahanga k'ihene akavugiraho amagambo, natwe akatubwira tugasomaho tugacira kuri ka gahanga, kabaga kari mu nzu yakazingazingiraga mu bitambara kagahunika ahantu afite ahantu akabika isanduka yako nta muntu ajya guyifungwa cyetse niwe. Yabaga gafite umuntu twakabonaga kariho ubwoya karumye n'amahembe yakareba inyuma, ariko cyane rwose kabaga karumye, kabaga karumye by'amaso byo ntiwayibona kuko uruhu rwabaga rwarapfutse, ariko kabaga karumye. Iyo twamaraga guciraho gutyo yazanaga igubyo akaduha tugashyira mu mazuru, twabaga n'utuntu twifu yazanaga twabaga dupfitse muri agatambaro akaduha tugashyira mu mazuru ugashoreza ukitsamura cyane. Cyaragize akavuga ya mitongero yiwe yagize akongera akabika, nuko agiye kubona wadukanye imana z'abakene rero abona nabaye umusazi nk'uko yabivugaga. Ubwo nyine arambwira ngo imana ebyiri ntizibana mu nzu, ariko ubwo ntaratandukanya imana akorera niyo ngiye gukorera iyo ariyo. Ariko nyuma uko ngera ninjamo mu gusenga nibwo naje kumenya ko bya bindi yakoraga byo bagari guterekera. Yewe nkizwa nabwo nakijwe ndi umwana mutoya, je sinyankuru bwo yantu ngo narakijwe ko narahamagawe, kuko umwana w'imyaka 10 ntago yari akagira byinshi yirukankamo ngo bimusayishe cyane avuge ngo naretse iki ngo nihanye iki hoya. Ariko nkizwa nabwo ngo ijambo bigisha go munsi ryari ijambo ryo kwagura imbago. Je nk'umwana ntago nari kuryumva cyane, ariko amagambo bwenge yambwiye ambwira ngo winjiye mu rugamba rwo gukorera Imana, arambwira ngo yamenye ntuzarebe ku ruhande, ntuzakebakebe, uzakurikira Imana yawe gusa, nubigendamo neza muri iyo nzira izakugororera. Ngeze nico twagiye gusenga nabwo kandi ubwa mbere numvisha uko Imana ivuga, kuko mu Gatolika ntabyo najyaga numva. Baririmbye indirimbo ya 16 ivuga ngo abayesu bishimira, nibwo numvishe kagahinda nahoranaga kahoraga ku mutima wanjye ko kudaseka, numvishe kayutse ku mutima wanjye. Nanjye iyo ndirimbo iramfasha irankomeza mu rugendo rwanjye irankomeza. Hanyuma iri jambo nasomye ntangira nawe ngo iri jambo ryamfashije, ni ijambo rimbwira ngo ntabwo nzapfa ahubwo nzarama. Iryo jambo rero nkiryumva numvisha ari ijambo rikomeye, ndavanga icyatumye ntapfa ngo nkurikire mama apfuye mfite iminsi 17 simfi. Byarashobokaga gupfusha umubyeyi ufite iminsi 17 cyumweru 2 n'iminsi 3, byari ibintu bikomeye. Utazabona umuntu guhibere ngo wonke, utazabona umuntu wo kwitaho, nyogokuru ari umukecuru, byari bikomeye. Ariko Imana indindira aho ngaho, mbona simpfuye, mbona ndakuze. Rero iryo jambo nkiryumva numvisha ko ndi mu biganza by'Uwiteka, ndavuga ngo ubwo nkurikiye Imana ntacyo nzaba. Mu gakiza kanje muri 98 nari maze umwaka nkijijwe. Wenda mu buhamya ko twagiye twihuta ari byinshi ntagiye mvuga, cyewe nakishijwe maze kujya kwa mukadata kuri ya myaka 10. Mukadata ntago yize ngurira imyenda, nabwo ngo yamfashe nabi mu buryo buhagije. Yabikoze nyuma yuko abonye uzanye izindi mana, kuko mbere ntabwo twagize tubana, kuko twabanye ari uko nyogokuru nyirukanye ngo nazanye Imana mu rugo. Mponzi yo kwa nyogokuru ya Nyabingi aterekera nsanga kwa mukadata niho yitungiye amahembe. Urumva ntaho nari mvuye muri Nyabarongo niroshye muri Muhazi, byari bikomeye cyane, kandi byose byari bikomeye, nta na kimwe kinyemerera ko ngomba gusenga. Cyatumye ukomera ku Mana wizeye. Njyewe rero nari navuganye nayo, nari nabonye ari Imana iteye ubwoba, kuko nawe ngo nje nabonye umuntu ampagaze imbere andeba ijisho ryakumura, arambwira ngo haguruka usubireyo. Uwo rero nabonye ambwira ngo genda, niwe natinyaga, noneho nkatinya nuko ngeze mu masengesho numvisha Imana ivugana nanjye. Mu bintu narigize numva mu matwi yanjye mbwira ngo nzabana nawe, nzakurinda, nzakurengera. Ngize rero muri iyo myaka mbana na mukadata, umwaka wose w'9 karindwi nawurangije nta myenda ngurira. Agiye mu isoko yanguriye igipira kinini cy'ubudodo, naracyambaraga uko nari umwana kikajyana munsi y'amavi. Naracyambaye kinsaziraho mu mudugudu muri quartier, kikaba cya gipira akaba ari cyo nkorana, akaba ari cyo nambara ku manywa nkacyambarana nijoro, aho ngiye akaba ari cyo ngendana. Arampangayikisha mu buryo bukomeye.
bigeze 9 n'umunani rero najya gusenga hari umuhungu bita Nkundimana twe duturanye ubu ni umusore yego ndamurutaho nk'imyaka nk'itatu ariko namugireho umugisha Imana ijye imuhemba kuko yangiriye neza yarambwira ngo ntago iki gipira wakijyana muri korali ntago wakijyana gusenga ugize ngo imyenda wambara ku cyumweru rero naragendaga nkagiwe iwabo akampa imyenda nkambara tukajyana muri korali twagaruka nkakura mu cya gipira nkambara ya myenda yiwe bigeze 9 n'umunani Imana ikoresha umuntu ntazi aryamyiwe mu rugo w'umubyeyi utari ufite umugabo nawe w'umupfakazi ufite abana rera iramubwira ngo haguruka ugende ujye Nyarurembo ku mudugudu hari umwana uririmba muri korali ini y'abana ndi bumukwereke umukiri imyenda ajya yambara yanguriye ipantaro y'agakoboyi angurira n'agapira ibyo bintu byambereye igitangaza mu buzima bwanjye nanjye numva ko Imana nkurikiye inzi ikamenya n'amazina yaraje nsanga mu rusengero turaririmba dushoshe kuririmba baye bamuhaye ijambo ari bubwiriza gusa ajya kubwiriza aravuga ngo uriya mwana ndamushaka ngo tambuka uzana imbere y'abantu ndagenda urumva nari nambaye imyenda y'undi mwana nari nambaye neza nta kibazo nari mfite nta rwo ari kumenya ko nta myenda mfite nta nubwo ari n'uwiwacu kuko yari yaje aturutse Gitarama mu mujyi za Gahogo yari yaje ateze yaba ari nk'umuntu wacu muri quartier nari kuva wenda kwa undi muntu bamubwiye ngo uriya muntu afite ikibazo kiniki amaze kumagurutsa asubira inyuma habagaho ya mashashi y'umukara aterwa agashashi arampereza amwe ngini kadimana yampaye ngo nkusanire byarantunguye numva birandenze ndagenda mpita njya mu gasenye ndiherera ndareba nsanga harimo umupira harimo n'ipantaro binkwiriye nk'umuntu wampimye rero ibyo byampaye ikimenyetso cy'uko ya Mana itandukanye na yindi nabonye kwa nyogokuru binyereka ko ari Imana nkwiriye gukurikira binyereka ko ari Imana inzi rero icyo nabwira abantu bagikizwa cyangwa se batarakizwa icyo nababwira cyo nuko nababwira ngo bakomere ku Mana bizeye bareke gutega amatwi hirya no hino kuko amajwi yose uzumva ku nzira ntago ari ay'Imana harimo nazagushuka ahubwo wowe ijambo wabwirijwe ujya guhaguruka urikomereho Imana wabwiwe uyikomereho ureke kumva ibyo hirya n'ibyo hino ahubwo uhanga amaso kuyaguhamagaye. Akandi kabazo ni gute umuntu yatandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi rya dayimoni? Aha ndabariza wenda nk'abantu baba bakiri mu batoya mu gakiza, abantu benshi ntabwo babasha kubitandukanya, wenda ngishobora kubimenya, ariko ni gute wabwira umuntu uburyo yajya amenya gutandukanya ijwi rya dayimoni n'ijwi ry'Imana? Biragoye ko yabitandukanya kuko natwara abantu benshi bamaze bavuga ngo banakuze mu gakiza. Nimvuga gukora mu gakiza wenda simvuge mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri ugasaba umuntu amaze nk'imyaka nka 40, ariko uyu munsi akaba atabasha gutandukanya ijwi ry'Imana n'irya Satani. Utabiwe n'umwuka w'Imana ntago watandukanya ijwi ry'Imana n'irya Satani. Bigusaba ko usaba ikimenyetso. Yego. Igikuru cyo bisaba ubwenge. Uko bundi ubuhanuzi bwose biratubwira ngo bwemerwa, umuhanuzi yemerwa uko ibyase yahanuye byasohoye. Mbere yo kumva byinshi rero kuko uzahura n'abakubwira ngo hariya warayobye, ibi wagiyemo sibyo, ibi ngibi wagiyemo sibyo. Oya, ugikumvira abantu bakubwira ngo ibisibyo. Wumva icyo umutima nama wawe ukubwira. Kuko mbere yuko wuzura umwuka wera w'Imana, hari umutima nama wawe ugendana nawo uba muri wowe. Kandi hari itandukaniro ry'umuntu ukishijwe n'umuntu udakishijwe. Niba ahantu warahageze ukumva umutima wawe uranezera ukumva uraruhutse, aho hantu hakomeza gukora iyo nzira yawe. Ari nkibwira abantu ngo bareke kumva amajwi yo ku nzira, ahubwo bagishe n'umutima wabo inama, bakurikiza inzira bumva umutima wabo ubayoboramo. Kuko muri iyi minsi hadutse amajwi menshi abwira abantu ngo nitwe dusenga, nitwe dusenga, nitwe dusenga. Nta hantu badasenga kuko niyo minsi dusohoyemo. Niba mvuga abantu ngo birinde ibyo kunzi iby'impande z'inzira, kuko amajwi yose akubwira saa y'Imana ko na Satani aravuga. Ahubwo uhanga amaso ku Uwiteka, wizeze n'umutima wawe, inzira wumva ikunogeye, wumva umutima wawe unezerewe. Idini y'ukuri ni mu mutima w'umuntu, kuko muri umutima wawe ni wo kuyobora ikizi cyari cyo. Kuko aho waba uri hose wasenga. Kuko nge sinkubwira ngo ngwini wacu muri ADPR, nese muri ADPR haramo bakora ibyaha. Ntabwo rero nugera muzasangamo harimo abasinzi, uzasangamo abasambanyi, uzasangamo abarozi, kandi nakubwiye ngo ngwini wacu, ngi wacu nubakijwe barakubeshye. We mbere yuko bakubwira ngo ngwino mu idini wacu,
banza wukizwe mu mutima wawe, kuko umutima wawe ni Uwiteka areba, kuko ni nazo nsengero z'Uwiteka yishimira. Numara gukizwa mu mutima wawe, aho umutima wawe uzakurikiza kujya gusengera, uzumva hakuboneye. Kuko hari ijambo njya nsoma muri Yeremiya igice cyaho cya 40:4 haravuga ngo none uyu munsi ndakubohora ngo kureho iminyururu ku maboko yawe, nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza, nutanabishaka urorere ngo dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abari hujya. Twari ntitubwiriza abantu idini, ahubwo tubabwiriza agakiza ka Kristo, gukizwa ukamenya Kristo cyari cyo. Gusa nashima Imana mvuga ngo Imana yarakoze, ko muri iyi minsi nararwaye, hari abagiye bampamagara tukaganira, ndwaye akaguru. Nshima Imana ko yandinze, hari benshi batambutse nge sinatambuka, kandi nshima Imana ko yongeye kumpa umwanya kugira ngo mbashe gutambutsa n'ubu buhamya. Ryari ideni nari mfitiye abantu ko twaganiye nkababwira ko nzatanga ubuhamya, nubwo butarangiye tuzajya tububaha ibice uko bugenda bukurikirana kuzageza bugeze ku musozo, kuko ni byinshi Imana ikora. Hari ibyo yakoze turimo kuvuga ko yakoze, hari n'ibindi irimo gukora, hari n'ibindi biri imbere nabyo duteganya kizakora, kuko yagiye tubwira, hari byinshi yagiye tubwira bitari byasohora. Ndashimira Imana uyu munsi ko nicaye mu kibanza iwanjye, ubushibwo muheruka kunsura mwansanze ndi mu icumbi, najya gusenga ikambwira ngo humura nzabikora. Rero ndashima Imana yuko yabikoze. Aha nicaye ni iwanjye, yarambwira ngo nzakubakira urugo, yarabikoze, yampaye umugore, yampaye umwana. Rero ayo ni amashimwe nshimira Imana, mvuga ngo Imana yarakoze, kandi n'ibitari ibi nabyo izabikora. Rero reka dusenge Imana, Imana yacu tugirire neza. Twongeye kugushima Uwiteka Imana Nyiringabo, tugushimira imirimo myiza itangaza wakoze, tugushimira kuri Imana isezeranya kandi igasohoza, tugushimira kuri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, tugushimira ko umugambi wari muremure Nyiringabo Imana, ibyo ugambira gukorera kuri twe ni byinshi kandi ni byiza. Rero tukuramburira amaboko tuvuga ngo Mana uhabwe icyubahiro. Wabanye nanjye urandina mu rugendo rutari rworoshye, mu rugendo rw'ubuzima bwari bukomeye, aho nanyuze mu mwami Imana Nyiringabo mu buzima bw'inzitane warandinze, ibyahigaga umubiri ntibyawutembana, warandinze undindira mu buntu bwawe, undindira mu gakiza kawe urankomeza. Nubwo Satani yagiye arasa imyambi, ariko wabaye hafi yanjye urandengera. Ndagushimiye rero yuko Kristo Yesu ubutumwa bubashije kujya ahagaragara, ubuhamya ukaburinda, uyu mwanya ukaba waturinze kirogoya, tukabutambutsa ari amahoro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turasenze dusenge imitima yose izabwumva, kugira ngo buzahindure imitima ya benshi, buzakomeze benshi. Mwami Imana Nyiringabo, abafite ibibazo nk'ibyo nari mfite, ubasanga ubasure imitima yabo. Mwami Imana Nyiringabo yikomeze, ibikomere ku mitima yabo byomore, kugira ngo nabo babiremere amashimwe, kandi Kristo Yesu ubaruhure. Ngo bagirire neza rero, kandi twese dukomeze kudukomeza, ubuntu bwawe n'amahoro bikomeze kubana natwe, imbaraga zawe zikomeze kudushyigikira kuri uyu murimo, tubashe kuwukora mu gihe gikomeye nk'iki, mu gihe kigoye, mu gihe benshi babivuyemo, mu gihe benshi banamutse. Komeza kuduha imbaraga zo kunesha, kandi dukomereze mu gakiza kawe, kugeza ubwo uzaza gutwara itorero ryawe. Ni mu izina rya Yesu, amen. Yego, ampamagaye kuri telefone bisanzwe kuri MTN ni 078 35 73 219 078 65 73 219. Iyo nimero ni ya MTN, iba no kuri WhatsApp. Ushatse kunyandikira wanyandikira nta kibazo rwose. Hari na Tigo ya 072 84 92 5 92. Ndagushimiye wowe wanye natwe kuri Zaburi TV. Ndagusaba kandi inkunga nimba ari ubwa mbere rwose, kanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba umwe mu ba mbere ubona ibiganiro byacu tuba twabateguriye, kugira ngo dukomeze kwamamaza ubwami bw'Imana. Kandi subscribe, like, share na comment. Nimba ari indi nkunga Imana yashyize ku mutima wawe, yagushyira ku mutima, wayidutera tugafatanya kwagura ubwami bw'Imana. Umwami Imana komeza bishimire, turabakunda. Ubaye uri mu bice bya Rwamagana ukeneye umugati mwiza, wakoresha umugati wo muri Wonderful Bakare. Ni uruganda rwiza rushyitse rukorera i Musha, mu murenge wa Musha hano muri Rwamagana. Niho honyine bakora umugati uryoshye ufite icyanga. Bashobora kwakira komande, korera gato nziza mu biro bitandukanye. Telefoni yabo ni 0788 45 70 94.
Zaburi ya mbere.